haraba ngo utwereke ikimenyetso Oh, haleluya. Amina. kugira ngo abanzi bacu bakirebe bamware. Uwiteka kumara umubabaro. Urugo rwawe birashoboka kuba kenshi wumva waruvamo bitewe n'umubabaro ufite, bana barakunaniye, yewe ntibinakwiye na titire witwa umukozi Imana, evangeliste, ba profete n'abandi, ariko inshuti muvandimwe, Uwiteka akumara umubabaro ufite, akwereka ikimenyetso cy'ibyiza, akwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Humura, ntakure, habaho Imana itakura umuntu. Ndarwara, ndaremba, kwiga nawe urumva kwiga byari ubuzima bukakaye, ariko muri uwo mwaro nacagamo, Imana izakuremera ishimwe. Imana ntabwo izakureka. Resala benedeketa labayasi. Yes, ntabwo Imana izakwibagirwa, iragukunda, ntabwo yaguhana. Reka twakire umukozi w'Imana, witwa nde? Nitwa Rukundo Emmanuel. Rukundo Emmanuel. Nsengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda. ADPR. Wakijijwe ryari papa? Gukizwa kwanjye, urugendo rwo gukizwa mu buzima busanzwe, navukiye i Cyangugu. Mvukira mu karere ka Nyamasheke mu Bigutu, ahantu hamanikiye umwuka wera bwa mbere. Nakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, mfata icyemezo nyacyo 2012. 2012. Yego, ariko nari naravukiye mu muryango ukijijwe, ariko ku bwanjye igihe nafashe icyemezo ni muri 2012. 2012 ni vuba. Ni vuba. Niki cyatumye ufata umwanzuro? Rero guhamagarwa kwanjye, nahamagare mu mubabaro. Mu mubabaro? Mu mubabaro. Yo. Umuhamagaro wanjye ni mu mubabaro. Muri rya jambo Yesu yavuze ngo mwese abantu barushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Hari abantu bahamagarwa kubw'ibyaha, wenda bavuga ngo bakizwe, ariko njye si cyo kintu cyatumye nkizwa, kuko nkuko mbikubwiye navukiye Cyangugu, mvuka mu muryango w'abasore batatu, ubwo niko navuga cy'abahungu. Ndakura, ariko umubabaro wanjye navuga nakuriwemo cyangwa yatumye nkizwa cyane, ntabwo njye nagize amahirwe na make yo kugira umubyeyi wanjye n'umwe. Umubyeyi wawe n'umwe? Umubyeyi wanjye n'umwe. Wabuze ukiri muto? Nababuze nkiri muto. Kubw'amateka y'igihugu cyacu? Ku mezi 3. Ntago ari kubw'amateka y'igihugu, ni kubwo numva mbwirwa cyane ko ntanabizi cyane, nabyakiriye gutyo. Mbwirwa ko mama wanjye yapfuye yishwe n'uburozi, mbibwirwa gutyo. Pole sana. Duca mu bihe bikomeye birumvikana. Ariko muri uwo mubabaro wose, ubundi nyambwira abantu ngo agahinda cyangwa hari icyigisho ngira kivuga ngo imbaraga z'ibyishimo zikomoka mu mubabaro. Imbaraga z'ibyishimo? Imbaraga z'ibyishimo zikomoka mu mubabaro. Amen. Iyo uzavuga ibikomeye, Imana igucisha mu bikomeye. Iyo uzahumuriza abakomeye, ni ngombwa Imana igucishe mu bikomeye. Emmanuel rero
cyane ko nuko warunshokoje ariko si igihe cy'uwamenya no kugira ngo gato wenda abantu tujye kuvugana ku ijambo rito. Imana ashimye ko ishyira ku mutima wanjye bamenye wenda uwo ndiwe. Ni byiza rwose. Amatsiko y'ibyanjye. Emmanuel rero mwayo mezi 3 njya mbwira abantu ngo ubupfubyi ntago bujya busigana n'inzara, ntago busigana no kwambara ubusa, ntago busigana no kwiga nabi. Kandi umuntu wese nkunda namwaturaho kugirirwa umugisha n'Imana. Imana igahaza uburame ababyeyi be. Rero uko nagiraga umwete narizwe umusaza wandeze yitwa Gerasi mu karere ka Nyamasheke, nabwo nza kuba imfubyi bwa kabiri. N'uwo wandiraga nawe aza kwitaba Imana. Yo pole. Hari ijambo rijya rimpumuriza. Ni ijambo Dawidi yanditse bice byaho 86:17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Kugira ngo abanyanga bakireba mwari kuko Uwiteka ntabaye kwamara umubabaro. Amen. Zanimone kitestari. Icyama uyu muntu dukurikiye kwihumure ntakure cyane habaho. Amen. Imana itakura umuntu. Kandi hirya y'izo mbaraga ziri kukurwanya, hirya y'abo bantu bakuvuga nabi, hirya y'ubwo buzima bubi hari Imana ijya imara umubabaro. Haleluya. Ufite ihumure kweri. Emi Kalame. mu buzima bubaho Abanyarwanda bajya kunda kwivuga neza ngo akabura ntikaboneke. Nibyo pe n'ukuri. Aha kwihumure navuga ko nibwo bwa mbere navuga ibintu kuko abantu benshi bibaye ngombwa wenda ko umuntu abivugaho gato cyane ko mfite urugendo rw'ubuzima. N'ukuri. Ariko njyewe nahamagare mu mubabaro. Mu mubabaro nari ndimo wagahinda gakomeye kwiheba. Igisubizo cy'ubuzima nkumva nakiyahura. Nkumva igisubizo cy'ubuzima nkumva wenda no kugira nabi. Kuko byari gushoboka ko nagombaga no kwamayibobo. Ariko numva ijwi ry'Imana. Hari pasiteri nkunda cyane ushaka no kumuzi. Atubera umushumba mwiza Pastor Kanezio. Aho ngaho Cyangugu tuza kwimuka, umuryango ngeze kwimukira mu Ruhango. Tumaze kwimukira mu Ruhango nanjye nza kuzi hano i Kigali kubw'impamvu zo gushaka akazi no gushaka imibereho. Ariko niba hari ikintu nabonye kwiyisi umuntu w'Imana ararinzwe. Haleluya. Byashoboka ko imiryango itagukurikirana, byashoboka ko inshuti zitagukurikirana, byashoboka ko aho wavukiye nta muntu umwe wakwitaho. Ariko nifuje guhumuriza uyu muntu uri kutureba. N'ukuri kw'Imana. Ntabwo nzi ikintu Imana cyatumye ishima ko kano kanya nicara ku iyi kamera. Ibyo nari naje wenda ku murimo w'Imana mu gihe usanzwe ntago natekereza ko hano nari kwajya, ariko Imana ishimwe ko aka kanya inejejwe nuko nicara hano. Hari umuntu dukurikiye ushobora kuba yumva yakiyahura, hari umuntu dukurikiye ushobora kuba yumva nta mibereho, hari umuntu dukurikiye ushobora kuba yumva nta muntu umwe wamwitaho, ariko reka mubwira akantu gatoya. Muri uwo mubabaro uri gucamo, Frank yabivuze neza aririmba ngo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo.
Haleluya. intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. The stand the key for the star. Amen. Nigeze mfata igihe kimwe ndasenga ndavuga ngo Mana, iyaba narigize n'umugisha nkabona n'umusazi wambwira ngo mwana wanjye. Nakuze numva muri nge nkeneye kumva umuntu wambwira ngo mwana wanjye. Guhera ku mezi 3 nawe urabyumva, ndakura ngirwa umugisha. Nyine umusaza arandera witwa Sibyo akimara kundera, namutwazaga Bible kujya gusenga, akambwira ngo mwana wanjye, ti nubwo turi kumwe ariko igihe kimwe kizagira ngo ucike. Kibaza impamvu bimbwira, yarangiza akampeza birango nyigundire, akambwira ngo nta by'ubutunzi mfite naguha ariko uzakunda ijambo. Haleluya. Kuko ngo mu ijambo habamo ubuzima, mu ijambo habamo imbaraga. Amen. Mu ijambo habamo kubaho, mu ijambo habamo gukomera, kandi mu ijambo habamo imiryango, mu ijambo habamo kongera kwegerwa n'Imana bidasanzwe. Imana ishimwe. Ubuhamya bwawe burakomeye. Abavandimwe icyo gihe baba bari he? Abavandimwe nabura byumva, njyewe ninjye wakiriwe mu muryango barandera. Abandi bo bahise bajya, reka mbivuge mu kinyarwanda nyacyo, bahise bajya kuba, niba navuga ngo ni ugushakisha kujya kurirerwa ahandi, kuko bari bakuze ati ni njye wagombaga wari wakiriwe nyine, abandi ni mugende mujye mwarakuze. Ugiye kwirwanaho. Ubwo harimo ijambo rikomeye, mwarakuze. Niba hari ikintu gikomeye kibaho ku isi, kubaho udafite uwakumva cyangwa wakwitaho. Ariko Imana Yesu Kristo niwe muhoza w'abantu bose barira. Haleluya. Niye nshuti itagihana. Haleluya. Nawe icyampa muvandimwe ubu dukurikiye, sinzi ahantu herereye, ariko kimara gufungura iyi video uhawa andi mahirwe yo kugira ngo ukire kandi wumve ko Imana ishoboye byose. Umusaza akamfata akambwira ngo dukunda gusenga, naramukundaga cyane kuko ni wandeze mu gakiza. Gato mu rwo rugendo rw'ubuzima nari nkubwiye ngo umuhamagaro wanjye akomotse mu mubabaro. Deka mbivuge mu ijambo rimwe, muri uwo mubabaro habayeho gupfa, Imana ingarura mu buzima. Upfa? Uyu uri kureba urapfa? Kuko ubwenge bwawe ntibwatekerezaga, ariko umuryango wabavugaga ko napfuye. Umuryango warakubitse? Ntago bambitse. Okay. Ahubwo nagiye muri koma, ariko twari turi kumwe avuga ko napfuye ndwaye, aranabyandika pe abitangariza ahandi ngo Rukundo yapfuye. Ubwo ni ubuhamya bw'uburwayi bw'umubabaro, si cyo nagambiriye. Nari ngambiriye kubwira uyu muntu imbaraga z'ibyishimo zikomoka mu mubabaro. Igitumye ntangaza aya makuru gato nuko Umwuka Wera yanyemeje ko hari umuntu uzadukurikira kandi uzakurikira bino butumwa, wari ugeze kuri etape yo kumva yakiyahura, yarageze kuri etape yo kumva yaranze umuryango, yaranze abantu bose. Ariko reka mubwire ijambo rimwe,
imana hejuru y'abakubabaza, hejuru y'abakubwira nabi, hejuru yo kubura akazi, hejuru yo kuba mayibobo, hejuru yo kutabona icyo kurya, hari imbaraga z'Imana. Hari Imana ikiza, hari Imana iyomora ibikomere. Ntabwo kuba mvuga guhamagarwa kwanjye ntabwo ari igisobanuro cy'uko nari nkeneye ngo abantu narakize, oya, ahubwo icyo nungutse njye kirusha abandi gitumye mvuga aka kantu nuko ubuzima bwanjye bwose nabayeho ndakijijwe, ntabwo nari nigeze mbona amahoro y'umutima, ntabwo nari narigeze mbona ibyishimo. Reka nkubwire akantu gato Emi, aho umuntu utarakubwiye Paul, Imana ikivuga ijambo ryitwa Paul. Haleluya. Umuntu utakubwira humura, Yesu nujya uduheza infection, Yesu nujya uduha urukundo inshuti n'imiryango zitaduha, Yesu ni ujya uduhumuriza tugeze handi tugiye kwiheba. Haleluya. My lehest for my kitesta. Yesu ni wenyine ujya uduhumuriza akabana natwe mu bibazo no mu rupfu. Twarakubonye Kristo. Imana ishimwe. Amen. Nababajwe n'umubiri kugera kuri etape numvaga ngiye mbwira Imana ngo Mana wambara ukanyicyurira. Narwariye igitwe, abantu bamwe barahasi, pasa ku matransfert njye CHB Butare kwa muganga babuze indwara, ntari gushobora guhumeka, meze nabi cyane. Ndabwira abantu ngo iyo uri guca mu ntambara zikomeye uramenye ntukivovote, kuko muri izo ntambara umuntu aba ari gucamo hahishemo umugambi w'Imana. Haleluya. Kubabazwa kwawe, kuhangayika kwawe, kuvugwa nabi kwawe, gusebwa kwawe, gutabwa n'imiryango, kurogwa kwawe, hayiro hospo tetosikel nemande gestafo bene estifole mande kesta jeni wodre maikirista, hahishemo umugambi w'Imana. Kwa Yosefu twabivuga igiti katubana gitoya, ubwo bene se bamwatse bakamuta mu rwobo bakamugirira nabi, ariko ntibari bazi ko azaba umwami. Waruzi ko umuntu ashobora kwica uhagaze wenda agashyiraho n'umusaraba akarangiza yibwira ko ugiye gupfa, cyangwa yibwira ko ubuzima bwawe bwarangiye, ariko aho hantu hahishe umugambi w'Imana. Haleluya. Ijambo ndiho ntaza kujya kure ni ijambo riri muri Zaburi 86:17. Haraba ngo utwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Amina. Kugira ngo abanzi bacu bakirebe bamware. Uwiteka kumara umubabaro. Urugo rwawe birashoboka ko kenshi wumva waruvamo bitewe n'umubabaro ufite, abana barakunaniye, yewe ntibinakwiye na titire witwa umukozi Imana, evangeliste, ba profete n'abandi, ariko mushuti muvandimwe, Uwiteka akumara umubabaro ufite, akwereka ikimenyetso cy'ibyiza, akwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Humura, ntakure habaho Imana itakura umuntu. Ndarwara, ndaremba, kwiga nawe urumva kwiga byari ubuzima bukakaye, ariko muri uwo mwaro nacagamo hari igihe kimwe inzara yandiye. Uzi ko hari igihe inzara ikurya, inzara reka nyireke. Oya, hari uri kurya uyu mwanya ukeneye kumva ayo magambo, usazizera kurya. Uzi ko hari igihe inzara, kuko wenda nanjye nkigishaka kurya reka mbireke, ariko uzi ko hari igihe inzara ikurya. Nibyo nari ndi kubwira muvandimwe wanjye, nagumye bivuga cyane ku ijambo ngo Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abantu bakurebe bamware, kandi Uwiteka kumara umubabaro. Imana ishimwe. Yarabimbaje neza uburyo umuhamagaro wanjye kugira ngo nkunde gusenga no kubwiriza ubutumwa bwiza byakomotse mu mubabaro, ndetse ngirwa n'icyizere ijwi ry'Imana riba muri njye rimenyesha ko misiyo kurokoka kwanjye, kubaho kwanjye ari uko nkwiriye kuvuga ubutumwa, kubwiriza, kubana n'Imana.
rero urukundo mu buzima bw'ubupfubyi, mu buzima bw'umubabaro, mu buzima bwo kusonza, mu buzima bugiye bukakaye, niho Imana yagiye inyemera ikambwira ngo urukundo ukwiriye gutambutsa ubutumwa, kuko mu mubabaro wawe harimo byinshi bizakomeza abandi, harimo byinshi bizahumuriza abandi. Rero ese Imana yakuvugishaga icyo gihe yaragusuraga nyine akakubwira ngo hari ibyo uzaba, ubu buzima urimo uracamo hari abandi uzabiha ibahumurize cyane. Imana yaransuraga ikabimenyesha, kuko njyewe nasugwaga mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bwo mu nzozi, n'ijwi ry'Imana nararyumvaga, kandi ahandi Imana yakundaga kunsura. Imana yakunze kunsurira n'ubundi mu buryo bw'abahanuzi. Abahanuzi bazaga bakamenyesha amakuru y'Imana ishakaho. Nibwo ngo nanjye rero ku bwanjye naje no kugira igenda nabyanga, kuko ntabwo numvaga nkunze ibintu byo kubwiza no guhanura. Ariko Imana yemera kunshisha mu ishuri ry'ubuzima bw'umubabaro w'uburwayi, kugira ngo igihe nk'iki nemere kuvuga ubutumwa bw'Imana. Kugira ngo nemere kuvuga ubutumwa bw'Imana rero, Imana yemeye kunshisha n'ubundi mu ishuri ry'umubabaro w'uburwayi, ndaremba ngera kuri etape yo gupfa. ukiri na mutoya? Nari nkiri mutoya, nari nkiri mutoya rwose. Ariko Imana muri uwo mubabaro w'uburwayi nari ndimo nagiye muri koma, mara igihe kingana n'iminsi 2. Ariko aho ngaho naho nakurema iyerekwa, cyane ko hari ubutumwa twagiye dutambutsa ku macana agiye atandukanye amenyesha icyo Imana ashaka ku itorero, ariko nza gukuramo ubutumwa bwiza Imana ashaka kugira ngo inyemeza mpamagarwa muri rya jambo riri muri Yeremiya igice cyaho cya mbere guhera ku murongo waho wa 5 kumara kuvuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ngushyira ku muhanuzi w'amahanga. Ndavuga uti nyaboneka ko ndi umwana ntabasha ate kubivuga. Ntambwe ati rero abo nzagutuma ntuzabati, kuko ngushyira ku muhanuzi miso yanyu no kubika, no kurimbura, no gutwika, no gutera imbuto. Iryo jwi ryambwiraga cyane ko ni urugendo rurerure rwiyerekwa, aho nazavuga mu gihe navuga cyimbitse cy'impamvu yanjye yatumye mfata umurongo nyawo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni umuhamagaro w'Imana yari impamagariye kugira ngo nkivuge, ariko gato cyane ko icyo nari ngambiriye muri nge no guhumuriza abantu, babwira ko nanjye utarufite amahoro umutima, nanjye utarufite ibyiringiro byo kuba nanjye natinya kuvuga Imana nkimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, muri nge nakiriye amahoro ya Yesu Kristo, kandi nakira ibyiringiro, nakira n'icyizere cy'ejo hazaza kuri nge. Uko dushobora gusonza nk'abandi birumvikana, dushobora kura amafaranga nk'abandi birumvikana, ariko inyungu nungutse ikomeye njya ntangariza n'abera, njya ntangariza n'abakozi b'Imana kuba narakira Yesu Kristo umwami w'umukiza w'ubugingo bwanjye, yampaye amahoro. Amen. Mpageze rero kakana nkubwiye ngo nigeze mfata igenda senga, nigeze kwivuga gato ngo senga mbwira Imana ngo Mana, iyaba nari mbonye n'umusazi wambwira ngo mwana wanjye. Aho yo mpageze njya mbwira abantu ngo niba hari ikintu kibaho kibe, umuntu udaha agaciro ijambo umubyeyi amwita rivuga ngo mwana wanjye, hari abandi baryifuza bakanarisengera. Nge nigeze mfata igenda risengera ngimana ngo Mana, basi nazahura n'umuntu wambwira ngo mayisana, nazahura n'umuntu wambwira ngo mwana wa, nazahura n'umuntu wambwira ngo ndagukunda. Sinzi impamvu utesha agaciro abantu bakubwira ngo ndakuzirikana, ndagukunda cyangwa witayeho, nuko utazi igikomere cy'abayashatse bakayabura. Ntukwiriye na gato gutesha agaciro urukundo werekwa n'umuntu wese ugira gute ukwitayeho. Aha rero igitumye Imana ishima ko wenda nicara hano ni ukugira ngo njye nawe twunguke, kandi nkubwirire ijambo rimwe nagambiriye muri uwo mwaro guca mu nshuti muvandimwe. Ongera ugirire Imana icyizere, ongera ukunda Imana bidasanzwe. Rukundo warwaye akagera kuri etape yo gupfa, bakanatangaza ngo agiye gupfa bikabyarangiye, Imana yaje kubana nawe mu buzima bukomeye, irandengera, impa ijambo, impa ubutumwa, ibana nanjye. Rukundo wa wundi wageze kuri etape yo kumva yakiyahura kimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, yampaye amahoro, yabanye nanjye, arankomeza. Ntago nakubwira ngo wera ngo ngifite ama etage, cyane ko arabaza bo bavuga ngo ngewe ikigaragaza ko Yesu yangiriye neza nuko mfe etage, yampaye randi kuruza nge ntaye mfite, nta etage mfite. Kandi ntabwo igitumye mbivuga suka ubuhamya bwanjye buvuga ngo ndi mu buhamya bwa, ni ukugira nkubwire inshuti muvandimwe, ngewe nawe mubaro uri gucamo
Imana iri kumwe nawe. Komera kuko hahishemo umugambi w'Imana. Ayo marira uri kurira nabivuze neza, harimo ubuhamya bw'ejo. Uri umuntu Imana itatakaza, uri umuntu w'agaciro nshuti, wikigirana, wikihemukira. Niki gituma umutima wawe utakariza Imana icyizere? Igitumye mpagaze imbere ndi kubwira aya magambo ni ukugira ngo wumve ko Yesu niwe nshuti nziza idahemuka. Yesu niwe nshuti nziza idahana. Yesu niwe nshuti, niwe mujyana. Wikindi namukunde ngo no mu rupfu murajyana. Haleluya. Inshuti n'imiryango byaguta, umuryango waguta, awiringiye baguta, umugabo yaguta, umwana wagire ku gise yaguta, ariko Yesu ntabwo yaguta. Yesu ni mufasha utabura kuboneka mu byago no makuba, kandi abamwiringiye bose ngo yabahaye ubutwari bwo kwitwa abana b'Imana. Kristo halazodekevo brena sikadasha restufini mandekreta. Kristo niwe wenyine ujya wo muri gikomere cyo mu mutima kandi yakikomora ntanagucyurire. Uzi ko umuntu aguha ejo mu gitondo agucyura uzi ko umuntu akagushyiraho inyuro akavuga ati kuba ageze hariya singese wamugejeje, agatangira kanabikucyurira cyane abantu bose bakabimenya ati kuba rwose yicaye hariya ninjye wahamye. Ariko icyo dukundira Yesu ni inshuti idahana. Muri imbyari imyereza ngo amahoro Yesu abantu be agira akagero narondore. Haleluya. Ajya humuriza abayafite mutayata ntabwo yayakurwaho. Nuze guhumuriza abantu, nuze guhumuriza inshuti zanjye, nuze guhumuriza petit frère, nuze no guhumuriza bagenzi banjye bagiye baca mu buzima bw'ubupfu. Amen. Mubwire ngo Imana iragukunda kandi kwitanga. Haleluya. Kandi Imana igufiteho umugambi, kandi Imana ntumva ntabwo izaguta, ntabwo izagutererana. Ijambo ryambwiye ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Haleluya. Zonimande kistaye ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Imana irabibashije kandi Imana ishimwe. Imana irabibashije. Yo umva, Imana irabibashije. Ibyo uri kubona bikuremereye, ibyo uri kubona udafite igisubizo, ibyo uri kubona nta muntu n'umwe wabigusubiza, Imana irabibashije. Haleluya. N'ikimenyimenyi igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Nduvu umwuka wera ndiho. Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kandi abakwanga n'abakuvuga Imana igiye kukumara umubabaro. Ndabona uyu muntu hari umaze igihe kirekire arwaye, ndi kumva Imana igiye kukumara umubabaro n'ukuri, kandi Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Ni mu ubwo buryo rero Imana yaje kumfata irankomeza mu myaka 12 nari nkubwiye. Nza kwakira impano y'ubuhanuzi, Imana ibana nanjye, ikorana nanjye, ntangira guhanura. Ibyo byo tuzavuga ikindi gihe. Yari ifite impamvu n'ibindi. Ariko nari nkubwiye ngo naciye mu mabaro, njye ubwanjye nari narihebye ku buryo nazi ko nta wundi muntu wabana nanjye. Nari narihebye ku kigero cy'uko numvaga ku isi nta wundi muntu wankunda. Narebye ku kigero cy'uko numvaga hari igihe nazaga nanambara n'umwera ntunankwire. Hari igihe kimwe nigeze kubera inzara, ariko mureka iby'inzara. Uzi ko hari igihe kimwe sinzabyibagirwa, naye ndi ku ishuri nsenga Imana yibira ngo Imana ngo wambabariye koko, wambabariye koko, nanjye nkanga kugashyushyu umva ukuntu kamera, nkanga kugashyushyu agashyushyu ndi bibaza. Ariko iyo ugeze kwa Yesu agushyushyu agashyushyu umva abana nawe. Icyamuye umuntu akumva ko kwa Yesu ho birenze no kubinshyushyu. Afite imbaraga zinahumuriza kandi zikiza n'umuntu ibikomere by'imbere. Haleluya. Hari ibintu bitatu navuga ku uyu mugabo witwa Yesu. Ikintu cya mbere, Yesu namukundiye ntabwo ajya agira ishyari. Ikindi cya kabiri, Yesu namukundiye arazirikana, ko no ukuri. Ikindi cya gatatu namukundiye akiza ibikomere byo mu mutima. Haleluya. Namuvugaho byinshi. Uzi ikindi Yesu mukundira? Yesu wa Nazareti. Ikindi Yesu mukundiye we yarabyivugiye ngo nige nzira n'ukuri. Ikindi ni ukuri ni n'ubugingo. Nta uzajya kwa Data utamujyanye. Mbega umudendezo abantu bazabana ari Imana. Haleluya. Mbega umudendezo abantu bazegerana n'Imana. Uzi ko so wanyu yakuraga inzu cyangwa etaje ariko atakuraga ubugingo. Ariko Yesu bivuga neza ngo umva ni ingenzira, is the truth and the way. Ni inzira n'ukuri ni n'ubugingo. Nta uzajya kwa Data atamujyanye. Haleluya. Icyampa ayo marira yawe ukakura amaso ku bantu. Njya mbwira abantu ngo ntabwo
uriya muntu uri kubona ukuvuga nabi, uriya muntu uri kubona ugutuka ntabwo ari we. Akantu sarukazi uzi ko abantu afite ibitekerezo byabo bitwaje mu bantu, babitekereza mu bantu ariko atari abantu. Ntabwo ari umuntu uri kurwana nawe. Uwo muntu kuri mu idene ntabwo ari we. Uwo muntu ukoroga ntabwo ari we. Yewe Yesu we, ahubwo ni igihe. Uzi ko igihe uri kurwana nacyo, nicyo uri kurwana nacyo. Iyo abarusobanukiye ko umwanzi ufite ari igihe n'ikimenyimenye. Salomo yarabyanditse mu bwiriza ibice bya 3 ngo hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka rwose. Uzi ko igihe n'igihe cyo kwangwa, hakaba igihe cyo gukundwa. Ikinatangaje, hari igihe cyo kuba imfubyi, hari n'igihe cyo guhoswa. Haleluya. Estifodra umva, hari igihe ariko Mana ndafashijwe. Yesu we, amen. hari igihe cyo guteranwa n'imiryango. Haleluya. Ariko hari n'igihe cyo kugarukirwa. Ukuri. Uzi ko hari igihe cyo kwitwa amazina ntavuga ngo icyo ntazina yandi, ariko hari igihe cyo kwitwa Mayisani. Uribaza iki nashimiye umugabo Yesu rero, mpageze cya gikomere nari mfite cyo kwitwa mwana wanjye. Mpageze rambwiye ngo mwana wanjye, yo Mayisani, nzabana nawe, sinzagutererana. Arabikwibwirira, nzajya ngukomeza. Ni koko ndafashijwe, nzajya ngukomeza, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Uko ni ukuri. Izone makita ariko gukiranirwa kwanjye kwera. Amen. Dushimiye Imana kuko twayigeze imbere twarakomeretse. Haleluya. Tuhageze iragendera tubyibushya. Imana ihimbazwe. Haleluya. Dushimiye Imana kuko ariyo yomora ibikomere. Haleluya. Reka mbisoreze ku ijambo ry'Imana. Ndisome ubundi nzagaruka. Ni karibu. Ndabyemeye kandi turanezerewe ku bwawe. Urakoze nukuri. Ni gake kantu ujye ubwira abantu nanjye kuba ukambwenda neza. Amen. Nukuri. Reka mbwire uyu muntu wanjye udukurikiye, muhanurire mw'iri jambo. Umva kuntu ijambo rimbwiye. Zaburi ya 40 niyo ngiye gusoma, kandi ndi kumva iri jambo rimanutse ni ry'ubuhanuzi. Ngiye guhanura ikirere cy'ubuhanuzi kiramanutse. No kuri kwiyo mw'ijuru. Hera. Yesu we. Umva Dawidi kuna bivuze. Ijambo riraryoha. 40 Zaburi ya 40 haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Umva ikindi, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayi. Hashyira ibirenge byanjye ku rutare, hakomeza intambwe zanjye. Kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Haleluya. Benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Yo warabyumvise se? Umva 5 ngo hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukira abibone cyangwa biyobagize. Ntiwumva gukurikiza ibinyoma we. 6 Uwiteka Mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi dutekereza kutugirira byose nabyo ni byinshi. Haleluya. Hariho wabigereranwa nawe, nashaka kubyatura ntibyagira gute, no kubirondora ntibyakunda. Byaruta ubwinshi ibyo shoboye kubara. Mvugira ngo amen. Amen. Ahantu uri tera haleluya. Haleluya ni ukuri. Mana we tera haleluya. Amen. Haleluya. Reka mbwire uyu muntu ngo tegereza Uwiteka wihanganye. Tegereza Uwiteka wihanganye. Gukora uyu murimo bisaba kwihangana. Gusenga bisaba kwihangana. Iyo wavuganye n'Imana bisaba kwihangana. Dawidi arabyira ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Nawe ategera ugutwi gusenga. Ndafashijwe yumva gusenga kwanjye, maze ngo ankura mu rwobo. Uzi ko hari inzobo badushyizemo basi ko dupfuye birangiye, ariko dushima Imana ko igidukura mu rwobo. Haleluya. Mu rwobo rwo kurimbuka. Imana ishimwe. Mbega Imana niyo igitukura mu rwobo rwo kurimbuka. Zote an hosi haihefo. Nategereje Uwiteka nihanganye. Tegereza Uwiteka wihanganye. Imana izabana nawe. Imana ntabwo izaguta mu bibazo byose uri. Uzategereza so wanyu ntacyo azakumarira, uzategereza imiryango ntacyo izakumara, uzategereza abakora ntacyo bazakumara, ariko nutegereza Uwiteka wihanganye. Umva ukuntu ijambo rimbwira. Ndavuga ngo uwo muntu azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacu ntibyuma. Ibyo ni ijambo. Icyo azakora cyose
kizamubera cyiza. Haleluya. Ijambo riraryoha, icyo azakora cyose Kizamubera cyiza. mu mubaro wawe uri gucamo, mu ntambaro uri gucamo, nari nkuzana ijambo ry'ihumure, nari nkuzana ijambo ryo gukomeza. Tegereza Uwiteka wihanganye, kandi gato nakubwiye, muri uwo mubaro uri gucamo habitsemo umugambi w'Imana. Amina. Witinya wikiheba, ongera ugarura Imana icyizere. Nshuti muvandimwe, ahari warize birananirana kubwo kukuroga, ahari urarwaye nta muntu ufite wakwitaho, ariko ucyumvira ijambo umutima wawe nukomere, wongere ugire ibyiringiro. Reka nkubwire, wari uzi ko wari ugeze ku cyiciro cyo kumva utanakorera Imana, ukavuga ngo igihe nayikorera ikiyampembye. Reka nkubwire, ni ukuri Imana irirahiriye, Imana no kugutabara. Ni ukuri Imana irirahiriye, ikumbwira nkubwire ngo humura, hari Imana igihoza rasivo, hari Imana igirengera, hari Imana ifite ubutware. Umva ngisi n'ibirimo byose nibyo Uwiteka. Iryo ni ijambo, kandi ngo ibasha gukora. Ijambo nyine bivuze cyane, ibiruta ibyo dusaba. Yesu agumugisha. Humura, amen. Komera, shikama. Bari muri kumwe na Rukundo Emmanuel. Ndagukunda, Imana iguhe umugisha. Bari nkuzana ijambo ry'ihumure. Amen. N'ubundi nimero yanjye ya telefone kugira dusenga Imana, dusengana abantu bahumurike, banakomere. Wakivuza ko twaganira 0786 87880. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Amen. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye nyakubahwa. Nari nkubwiye ngo mwami, ubwami bwawe nibuze hano hantu, kandi Imana aba bantu wabitaho, wabarengera. Abadukurikiye imitima yabo urayizi kandi urayishoboye. Nubagiye neza ubahamara umutima, uyu muntu wumvaga yakiyahura, umuntu wumvaga ubuzima bumugoye, yongere yizera Imana. Twagiye tubona imirimo y'Imana, twagiye tubona gukora kw'Imana, twagiye tubona Imana ikiza, twagiye tubona Imana irengera, twagiye tubona gukora ku Uwiteka, kandi imirimo y'Imana iracyariho. Nshuti muvandimwe, humura, Imana igufiteho umugambi, kandi ukomeze uyizere. Ijambo ratubwiye ngo nategereje Uwiteka. Tegereza Uwiteka wihanganye, nawe azagutabara. Imana izakuremera ishimwe, Imana ntabwo izakureka. Resala benedeketa labayasi. Yes. Ntabwo Imana izakwibagirwa, iragukunda, ntabwo yaguhana. Cyakora urabona ntawe ufite wakurengera, ariko Imana izakurengera kandi kwitayeho. Ejo ni heza, humura, komera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Shalom.